turabashimiye mwese aho muri mudukurikiye mukunda kutwandikira mudusuhuza Imana ibaho umugisha nkuko nubundi rero dusanzwe tubana kandi twabyemeje kujya tuzana abakozi Imana bagiye batandukanye abafite ubuhamya ijambo ry'Imana. Uyu munsi murabona ko nubundi turi kumwe n'umushyitsi benshi baramuzi ariko abandi bishaka ko mwamutamuza ariko reka tumusabe abasuhuze abibwira. Ndabasuje mu izina rya Yesu Kristo. Amazina yanjye nitwa Nyirabagenzi Alice, nzwi kuri mama rionel. Imana ibaho umugisha. Mwamwumvishe rero ni Nyirabagenzi Alice ku izina ry'ababyeyi, ku izina ry'icyubahiro mama rionel. Mama rionel rero uyu munsi niwe tugiye kubana kuri Karumeli TV, afite agaseke agiye gupfundurira abakunzi ba Karumeli TV badukurikiye. Mama rionel rero ntekereza uyu munsi ufite agaseke ugiye kudupfundurira. Karahari rwose kandi keza. Benshi bagiye banda bazi ko ufite ubuhamya ijambo ry'Imana ubuhanuzi. Uyu munsi nimba uri buduhanurire uburyo umuntu asomye Bibiliya adeja abahanuye nibu nabwo buhanuzi butavanga vanga ariko hari ubundi bw'umwihariko bitewe n'ihishurirwa rije nibuza ndabuvuga. Arakoze cyane rero mwitegura ubuhanuzi rero bushingiye ku ijambo ry'Imana nabwo buzima ngo butavangiye kandi ngo yemerera umwuka wera uko umwuka wera aza kumukoresha niko ari buze gukorana nawe. Uyu munsi mama rionel ufite agaseke gapfundikiye kameze gute ku gaseke kugira ngo agaseke ko uyu munsi rero turi buganire ku bikomere byo mu nzu y'Imana. Ibintu byitwa ibikomere mbega hari abantu bakomerekeye mu nzu y'Imana bitandukanye n'ibyo bakomerekeye ku rugamba barwanirira igihugu, bitandukanye n'ibyo wakomerekeye mu rugo iwawe. Turi buganire ku bikomere byo mu rusengero aho usengera, naho hantu turi buganire uyu munsi. Mwabwumvishe rero ni ijambo riremereye kandi kuko benshi bagendana ibikomere. Uyu munsi avuze ko tuganirira ibikomere byo mu nzu y'Imana, ibikomere byo mu rusengero mu murimo w'Imana, ariko anakomeje ku bikomere byo mu buzima busanzwe. Ko usanga hari igihe umugore afite ibikomere yatewe n'umugabo, ugasanga umugabo afite ibikomere yatewe n'umugore, ugasanga umwana afite igikomere yatewe n'ababyeyi, hari n'ababyeyi bafite ibikomere batewe n'abana, hari n'abakozi bafite ibikomere batewe n'abakoresha babo. Ibikomere ni byinshi bigiye bitandukanye mu buzima bw'abantu, ariko uyu munsi ngo agaseke afite n'ak'ibikomere abantu bakomerekeye mu nzu y'Imana mu rusengero. Nekereza ariko gaseke ari bufundura uyu munsi, ariko wenda utaragapfundura isaba abantu bo nta kintu wabagenera. Ashobora kuba atisanga mu rusengero ariko afite igikomere. Ashobora kuba afite igikomere atakiba mu rusengero, ahubwo arakubitaniye nacyo mu rusengero agahita ahungatishwe kanisubirireyo sengeye kugumya gukomereka. Abo nabo turi bubagira inama. Arakoze cyane nagira ngo mbavuganire hari abafite ibikomere kandi wenda batabarizwa mu matorero runaka bafite uyu munsi twebwe turababande. Mwumvishe ko namwe abazirikanye uyu munsi ari buze namwe kugira ubutumwa ari buze ko bagenera. Reka nubundi rero twakire mama rionel Nyirabagenzi Alice kugira ngo adupfundurire ako gaseke. Mama rionel tugaha ikaze kugira ngo dupfundurire ako gaseke watuzaniye. Murakoze cyane. Rero ibintu byose nkunda kuvuga ku bantu bamenyereye shingira ku ijambo ry'Imana. Ikintu kiri hirya ya Bibiliya ni gake cyane nkivuga ariko nshingiye ku ijambo ry'Imana. Turi burebere ijambo riri mu gitabo cya mbere cya Samweli igice cya mbere umurongo wa 14 ahavuga ngo nuko Eli aramubaza ati uzageza he isindwe ryawe, mbese waretse vino yawe? Aya ni amagambo yabwiwe Hana nawe turaza kumusanga mu bantu bakomerekeye mu rusengero. Niwe tugiye kwifashisha tuvuga ku kintu cyitwa ibikomere. Uyu Hana yagize ikigeragezo cyo kutabyara nk'uko nawe wakigira, akomerekera muri famiye. Mukeba we Bibiliya iramuvuga Penina ngo wamukinaga ku mubyimba. Ariko ubwo Bibiliya iba yagaragaje umuntu umwe, ariko urumva hari abandi benshi, ariko Bibiliya yagaragaje umukeba we. Igihe kiragera Hana aravuga ati ubwo nkomerekeye muri famiye, nkaba nkomerekeye muri quartier, nkaba nkomerekeye mu nshuti, reka njye mu nzu y'Imana. Kuko reka njye mu nzu y'Imana, wenda aho mpageze nahahungira nkaruhuka. Aricyo nshaka ko tuganira ku bantu bagiye mu nzu y'Imana bazi ko bagiye kuruhuka bagakomerekerayo. Iri jambo reka mvuga ngo riri kumfasha. Gufashwa n'ibikomere. Abantu benshi bafashwa n'amagambo azamo haleluya na zamina,
ariko jyewe riri kumfasha kandi ndi gufashwa n'ibikomere rega nanjye ndabifite nakomerekeye mu rusengero niyo mpamvu nzanye inama z'abakomerekeye nanjye kwifashisha abahanzi ko ngo harya umuhanzi ahanga bikurikije n'umwuka ahagazemo harya ahanga iby'inzara bitewe n'uko yamuriye iryo jambo ntibishoboka ko nawe wakomerekeye mu rusengero nanjye nakomerekeye mu rusengero ariko gutegurira ijambo ntabwo ari ihungabana nagize nuko numva umwuka yambwiye gukomeza abantu bari gukomerekera mu rusengero turi buganire kuri uyu Hana mugenzi wanjye Hana yaravuze ati reka basi mpungire mu nzu y'Imana iki kigeragezo cyo kutabyara no kubwirwa amagambo aryana reka mpungire mu nzu y'Imana njye kuyereka umubabaro ageze mu nzu y'Imana kubera kubabara umubabaro w'igihe kirekire hari igihe ukwigisha uko ugenda urakudeforma mu magambo y'amahanga ngo ageze mu nzu y'Imana ngo atangira gusenga anyeganyeza iminwa mutambye bisobanuye umushumba cyangwa umupasiteri ngo amurebye hamwe atari kuzageza hehe n'isindwe ryawe Hana isindwe ryawe kuki uza mu rusengero wagasomye please uzageza hehe no gusinda kwawe Hana waretse vino yawe urumva kubitanya n'igikomere hehe mu rusengero none uko umuntu ukomeye kumutambye none hakomerekejwe nande n'umuntu ukomeye birashoboka ko ni muri ibikomere nitubivuga dusanga ari n'abapasiteri cyangwa abashumba cyangwa ababishop cyangwa abapaso bakomerekeje intama iryo jambo hari ijambo wenda utari buze gukomereza gufatiraho yaramubwiye ngo uzageza ryari ni nko bavuze ngo kuki wabigize akamenyero kuki wabigize umwuga ibintu nk'ibyo by'isindwe n'iki uzageza ryari aho tukuzi ibintu mazemo igihe uzageza ryari uzabireka ryari kandi ntiyanyweye ntiyagasomye ni umubabaro wenda kumumena umutima arangije arisobanura ntiyamera nk'abahise bahunga abangaba nandi mavuga mu kanya bakomereka bagahita bahungira mu ngo zabo cyangwa bahungira mu yandi madini umuti si uguhunga Hana aravuze ati rega jyewe umuja wawe aca bugufi arisobanura aciye bugufi jyewe umuja wawe ntabwo nanyweye igihe yisobanuye nibwo umwuka waje kumutambya aramubwira ati umwuka nyeretse ikibazo ufite igendera amahoro ari umuntu rero uri mu rusengero wakomeretse uyu niwe natumweho uyu munsi niwe natumweho kandi nubwo namutumweho nanjye narakomeretse ndakomera ese umunyamakuru turi kuvugana jyewe urananzi wenda turi kuvugana unanzi turaziranye ariko nawe wambonye narasubijwe nangiye gukira ibikomere bitangiye koroha nangiye kumwenyura ibikomere bikize ndiye namaze imyaka 11 ntegereje umugabo yarankoye ndi mu rusengero ubu no buhamya buzwi ku masosho media narabutanze no mu nsengero nibwo nzwiho ubu buhamya kandi bwatumye mba n'umusitari hari igihe nibi bikomere byo mu rusengero bituma unaba n'umusitari nabyo Imana igibicamo ukaba umusitari ariko ndashimira Imana ko muri bikomere umuntu akajya aseka yesi nari nzi ko nzashobora kongera guseka ariko nimba ari umuntu wa mbere useka ku isi nige niyo mpuye n'umuntu atarambwira ngo mwiriwe ndaseka ariko ntekereza ko buriya hari aho biba bivuye biva mu kwihanganira bya bikomere ukagira ku rwego rw'uko nubura umuntu kwihanganisha ukaba uri gukomeza wowe ujyana ukikomeza mbega uyu uhuye n'ibikomere byo mu rusengero hari ikintu twita kwipapuka n'imama gahunda ni ukuvuga utubo ntawe ndeba nta mudiyakoni nta muririmbyi nta perezida nta dirigente nta mupasiteri nta mushumba reka mpagarare mu kintu cyitwa kwihangana nihanganira ibikomere kugira ngo basi nzabone n'ubugingo Imana izampembere ko nihanganiye ibingeragereje mu rusengero ntekereza ko mu bintu byakomeje Hana we yaraje ngo bamusengere yibonera umwana yafati uvuga ibyo ubonye ngicyo nshaka n'umwana uri kuvuga ibyo ntakora uvuga ibyo ntakoze ngicyo nshaka ntekereza ko abantu bari bakwiye kwihangana bitewe n'icyo bashaka Alleluya nibyo ibi bikomere byo mu rusengero ubundi banza umenye niki cyakuzanye mu rusengero waje uti iwasanywe niki wazanywe no gushaka ubwami bw'Uwiteka ese aho hantu waje gusengera wabonye ubundi twe dusengera ahantu twumva umutima ubohokeye rwose nk'ubu jewe navukiye mu rugo rw'abagatulika
ndanabakunda bagaturika cyane, ndetse nkunda n'imisengere yabo, ariko numvise ntabohokeye, mpava atari uko mbanenze mfite ibyo mbagaye, ariko numvaga ntabohokeye. Nikoza muri rindi dini ry'abaperesebuteriyene, naho numva simpabohokeye, ariko ho narahibaga, nibe naho narahibye. Ho narahibaga n'ibintu bijyanye n'ibintu byo kudoda by'indodo n'ibiki byose, ariko naho numva simpabone agakiza, simpabohokeye. Ngeze muri ADPR numva ndahabohokeye, ariko naho mpahura n'ibikomere. Ntiwahuye n'ibikomere kandi wabohotse. Ibaze kubohoka kandi ukomereka, umva icyo kintu ubundi uhuza icyo kintu. Narahabohokeye kandi ndanakomereka, ariko nkomereka mfite icyo nshaka. Waje mu rusengero ubundi ufite icyo ushaka, ese nimba waraje ari aderesi, aha birakugora kunyumva. Ko nimba waraje mu rusengero ufite icyo ushaka, uvuga uti ndashaka kugera mu ijuru, ndumva hariho nzira izamfasha kugera mu bwami bw'ijuru, biragusaba ko bikomere byose uzahura nabyo aho hantu uzihangana bitewe n'icyo ushaka. Bitewe n'icyo ushaka urahama hamwe bagukandagire, urahama hamwe bagusuzugure, kandi ukwiye kubahwa. Kandi ikindi, aba bantu bo mu rusengero nabo badukomeretsa, nabo hari ukuntu njya mbashimira, badufasha kwegera Imana. Ukajya mu yibiri, ukajya mu yitatu, nkize igikomere, nkize muri iyo yibiri itatu wajya gusanga uvuga uti Mana nkize bibikomere, Imana agahita ikubwira imiti, nzakugirira neza, nzaguha umugabo, nzaguha amafaranga, nzaguha urugo. Ubwo biboneye mu gikomere cyo mu rusengero, nyamara ibi bintu bifite inyungu. Hari abagabo bigeze gukomeretsa Yobu, sinzi nimbura uribuze kubivugaho, nabo bari inshuti ze, sinzi abantu bazasome neza, bariya ngo bari inshuti z'inkoramutima, baraza bamarana nawe iminsi 7. Yegora babonye nta gihindutse batangira kukuba ati warasambanye, waribye, ni ibyaha, bigera no ku rwego umugore we nawe azavuga ati ni ibyaha. Ariko Yobu kubera ko yarazi icyo ashaka, yego, kubera ko Yobu yarazi icyo ashaka. Nyamara reka nkubwire, muri ibi bikomere harimo ibanga abantu bari bumenye, akabazi n'Imana akorera, yego, nawe akitangira ubuhamya rega. Kuki umuntu agushinja ibintu utakoze ukarakara? Ubundi se babari umvugire kuri ako. Ubundi gukomere kukarakara nuko ufite ibyo nawe wikeka. Nimba hari igihe hari abantu bakomerekejwe n'abahanuzi, reka nacyo mbivuge, bakabahanura ibintu bitari byo, akaguhanurira ashaka gusambanya, yego, umuhanuzi akikosantara ati ati dotayine ati Uwiteka aravuze ngo ihana ubusambanyi, kandi nturasambana kuva waba. Noneho kubera kuzi icyo ushaka, reka kugenda hamahama ushaka Imana. Umva ibyo nibikomere by'abahanuzi. Ari abahanuzi bakomerekeje abantu babahanurira mu ngo bati umva uko Uwiteka avuze, ati dotayine, ati umugabo so wawe, ati subira iwanyu ni ko Uwiteka avuze umugabo wawe, Imana iramuzanye byihuse. Haba urumva ingo zasenyutse bitewe n'abahanuzi. Ibyo nabyo nibikomere umuntu ahuriye nabyo mu rusengero, aje ari umwana mu gakiza, atungukira kuri aba bahanuzi, aje ashaka Imana. Aba bahanuzi baramukomeretsa. Erega aba bantu bakomeretsa abandi nabo, erega nabo hari ibihano bafite. Ese ugira ngo bose inkunguzi nabo bari kungurira, biravuga ngo bazabona ishyano, abavuga ngo Imana yavuze itagize gute itavuze, nibo babahanuzi. Aba rero uyu muntu rero uje afite ibi bikomere, uje ukubitanye n'ibi bikomere, afite ibindi ahunze, akaza agakubitana n'iby'abantu bamaze iminsi mu rusengero, ndakubwira ngo komera. Jewe nagutumweho, ndakubwira ngo komera. Ariko nanone n'aba bantu bakomeretsa abandi mu rusengero nabona batumweho. Ariko mama Rionel, nuko nyine amahirwe Karumeli ifite, ariko uri umuntu wacu uzajya ugaruka, hari ijambo uvuga kumva umuntu akumva wahita ukomerezaho. Mbabarira umbwirira aba bantu, umugabo murabana, umugore murabana, ntaragukubita, ntaraguca inyuma, arakwambika, mbese ntacyo kwima mu byo afite. Umuntu arakubwiye ngo mute ngo turugo ngo suwawe, ubundi ubugiye ngo niko Imana ivuze, ubundi ubugiye, ubundi uwo muntu kuki ataje utarahagera, ubundi wakoresheje n'ubwenge bwo muri primaire aho wize, cyangwa ugakoresha ubwenge bwaho uvuka, ugakoresha n'ubw'Imana yaguhaye, byose ukabihuriza hamwe. Ubundi umuntu uje kukubwira ngo umugabo suwawe, urugo rumazemo imyaka ingana gutyo ataraje, washyize no mu bwenge
ubwenge ukareba ko atari utagiye gukubitana n'igikomere cy'abantu bo mu rusengero. Ubundi umuntu yubaka kugira ngo abyare yororoke agirira amahoro mu rugo abona umuntu umubwira neza mwubahisha none umuntu uramufite murabana baraguhanuriye ngo si uwawe uwugiyeho ugiye oya ahubwo rekana nabivuge dutinda aho ngaho mu rugo nubwo umuhanuzi aje kuguhanura ngo si uwawe birashoboka ko uri n'umugore ukijijwe washatse umugabo ufite imirimo mu rusengero nawe wamushaka ugasanga ni kabutinde nawe akagukomeretsa kandi aba mu rusengero urumva aba mu rusengero akaba ni wawe ufite ingorane ebyiri gukomeretswa n'umuntu muri mu rusengero mugahurira ni wawe fondasiyo ni ukwihangana kubera icyo ushaka urashaka gakondo y'abera kugira ngo uyigeho nuko uyikorera nuko ujya ku ikosi birashoboka kuri ku ikosi uri ku ikosi ry'ipeti ugiye kubona urasabwa kwihangana ugahama hamwe ukanakoresha n'ubwenge usibye ko twagize n'amahirwe leta y'u Rwanda itakemera ko umugore n'umugabo babana nabo umugabo agutoteza cyangwa n'umugore anagutoteza ubu ngubu hari inzego zibishinzwe zihita zibashyira mu buryo mbega ibyo abapasiteri n'abashumba badashoboye leta irimo iragenda ibishyira mu bikorwa urumva abapasiteri nabo n'abashumba nabo nibatuze bazanywe no kurya intama nibatuze nabo kuko hari igihe mbona banavuna leta mwihangane mbavugeho nubwo hari igihe bambuza ariko ntabwo nzacece kukuri kuko ndi mu bantu bagira ukuri bitewe n'uwo ndi we bundi hari umuntu hari uburi we bikwemerera kuvuga udaciye ku ruhande cyane nk'ubu bitewe n'aho ukina ubundi umuzamu nimba akina mu izamu ubwo ashinzwe gufata imipira bitewe n'ibyo ashinzwe nk'ubu hari akazi leta iri gukorera abapasiteri n'abashumba ahubwo nkibaza abapasiteri bave mu biro nibasohoke mu biro bagende bajye mu kazi bakwisubiyoze sinzi bashobora kuba batanakwisubiraho bitewe n'uburyo baje kuko hari n'abaje mu buryo tutaramenya budasobanutse urumva kandi koko hari igihe n'ababohokaho nawe umushumba uraje ugize amahirwe bakugize umushumba ari n'amahirwe Imana ibaha ntibakoreremo bakugize umushumba uje mu rusengero tubatse twarwubatse ukinywera itabi n'inzoga urumva utarakizwa korari zijyaho utarakizwa ibyuma na mikrofone bijyaho utarakizwa ejo mundi Imana iguhagakiza uje kuyobora abantu bamaze igihe bavunikiye ibyo bintu ubundi ubanza unige banza unatekereza uti aba bantu nje kuyoborera mu bintu byabo bavunikiye ubundi ndabayoborane byibuze fata igihu nabasange mu ngo bahendahende erega izi nta muwiteka bahaye mwabashumba mwe n'abapasiteri azazibabaza nimugera mu bwami bwo mu ijuru sibyo ko ntazi nimba bazanagerayo bose ariko bazagerayo abazagerayo bitegure ko bazabazwa intama nakuragije ziri uje wenyine ubundi mu ijuru gukora iki za ntama uzisize umwungeri w'intama none uraje wazisanze ari intama zikubana ihene zakubanye ihene ureba zikubana amasega ureba nyereka intama naguhaye intama 100 none unzaniye shati izindi ziri mama rionel rero mu by'ukuri nko nabivuze sinzi nimba ndibisubiremo uvuga ijambo kumva wakomeza ari ku ijambo rijyanye n'ibikomere ugakomerekera mu rusengero ugakozefu agemurira bene se yego ari bene se bavutse mu maraso amwe basengera mu idini rimwe afite urukundo ari kuzira inzozi ari kuzira icyo Imana izamugira cyo kitaranabacyo bene se batangiye kumukomeretsa batangiye kumwita karosi batangiye kumujugunya mu rwobo batangiye kumuhengagura kandi Yosefu arangije agira gutarakomera fata Yosefu ari mu rwobo areba bene se hejuru bamutaye yego wakwitwara gute uri mu rwobo bene so bahagaze hejuru aribo bagutaye muri buririmbane muri budiyakonanane muri butangane gaburo arimo nakudirije muri urwobo yagutayemo nakura ngo zamana n'ubwange kuzamura uravuze ngo bari butangane gaburo turi kuri ibyo bikomere bihangana abantu badukurikiye ngira amagambo menshi ariko si nkayabaye musi nk'ubwo si nk'abakombozi nk'ubwo nk'umudiyakoni yigeze kugira gutya yarakomerekeje umukirisitu bihagije amukomerekereza aho batuye ngo bagire gutya bajye mu rusengero abona umudiyakoni azanye gaburo aramureba n'ibyaha akora nambwa tuzi n'ibindi ritereka hasi ndaryiha urumva
urumva n'ibikomere byarenze igipimo aracyavirirana abonye umuntu anesha umutwe mba mu mazu yaranzengereje aha muri karitsiye yaranzengereje kumbi uyu ni umudako tereka hasi ndaryihereza aritereka hasi ndaryihereza we ntabwo wamegabura ikibazo kari wari wanyuye kari uri kuzaniye izi ni ingaruka z'ibikomere byo mu rusengero nshaka kuvugaho uyu muntu afite uburyo agomba kwigishwa kubaho akaba mu bikomere kandi agakizwa bitewe na gakondo y'abera ashaka ugasaba Imana ikaguha imbaraga zirenze abagukomeretsa zirenze abantu bagukomeretsa gira imbaraga zirenze abagukomeretsa bagende hejuru wirengagiza ibikomere uhura nabyo nanjye nahuye n'ibikomere ariko sinareba kubankomeretsa ahubwo ndeba kuyomora ndibuka ko igihe kimwe Yesu ageze i Betaniya yagiye kuzura Lazaro ntiyarebye igituro yarararamye areba hejuru yarebye kwizura ntiyarebye ku murambo uri kunuka cyane reba ku Imana ihemba abantu bakomeretse haleluya reba ku Imana ihemba abantu bakomerekeye mu murimo kandi abantu bakomerekeye mu murimo bihanganiyemo n'ukuri Imana ibapangira akantu ese nakomerekeye mu murimo Riferi yagenda akoze umurimo ndi umukene wabyemeye waniyakiriye ko ndi wabyakiriye nakira ubukene bwe urumva nkoreramo nshonje nsa nabi nambara kenda naguriwe n'umuntu meze nabi nambara umwenda umwe umuntu umwe nkubita ijambo rimwe arambwira dure muri repetition ariko umwenda urawukunda mana yanjye cyose igikomere cyo mu murimo ariko yakivuga bakubitamo umuziki nkawukata kuko abantu banze mu ifoto yo gukata umukuru y'umuziki ndawusya mana yanjye ndawuhonyora maze kunkubita ikintu kuko hari yambwiye ko izansumbisha abagenzi banjye ese byo hari yambwiye ko izanyomora ikampubukire ngasirimuka nkasa neza narebaga kuri yo sinite kubankomeretsa kuko aba bantu bagukomeretsa reka nkubwire mandi magambo bashobora kuba bari n'abatera mwako ubishinze bagutera no mwako baguheza handi ubishinze kuko bagira vitensi ndende zagukasira ugagira umwako ariko wibishinga komeza umurimo nimba ari muri korari hari n'abadirijante bakomeretsa abo badirija abakomeretsa hari abadirijante bagira umwuka w'ubwibone njya mbabona muri hano ku isi kuko maze iminsi ku isi igihe ku isi ubundi ibyo mbazi ibyo ku isi byo mu ijuru byose ndahagera mpabona mu buryo bw'umwuka ariko ibyo ku isi umuntu ukenera ikintu cyo ku isi ajya mbaza ibintu byo ku isi ndabizi hano ku isi nabonye abadirijante n'abadirija bakomeretsa abaririmbyi bayoboye akumva bagira imbaraga zo kumva ngo ari bo bashoboye uyu mwuka wo kumva bashoboye tutanabona ubushobozi bwabo ubundi ubushobozi bw'umudirijante yankangisha ni ukugaburira uwo adirija ni ukumusura ageze kwa muganga ni ukumuhemba yabyaye ubundi ibyo nibyo wankangishamo ubushobozi naho ubushobozi bwo kuririmba ibi ntabyo ni nka joteme nzaritema ibise ni ibiki ibi ngibi hano mu ishuri barabyigisha hano hakurya ariko ubushobozi bwawe bunyereke ukoresheje igisorori cy'isombe umuririmbyi wawe yabyaye ubunyereke umuririmbyi bamusohoye mu nzu urimo ushakisha uburyo atava mu nzu ubu nibwo bushobozi jewe nshima bw'abantu b'abadirijante ariko ndashaka kubwira umuntu nawe wakomerekeye mu murimo wo kuririmba naho habamo ibikomere nararembye imyaka myinshi nturi bubikwepe cyane nturi bukwepe korari nturi bukwepe ibikomere byo mu murimo ndabizi reve nararembye imyaka myinshi ibikomere byo muri za korari ndabizi ubu mbona usibye mbivuze bwakwira bugacya ariko icyo ngendereye ni ugukomeza n'uyu muntu urimo gukomerekera muri za korari hari abadirijante bumva ko ari bashoboye kwantona akaba ataha mikrofone ngo arere umuririmbyi nk'uzamusimbura yashaje cyangwa yapfuye hari abadirijante bumva ari bo bahanga bahagarara ku ntebe za mbere hari abadirijante bumva ko ari bo babazwi hari abadirijante bumva ko ari bo batorwa uko mandikiwe igihe bumva bahoraho ugakomeretswa n'abo bantu ihangane mu murimo w'Imana nimba waragiye muzi ko hari amakamba uzahererwa mu murimo w'Imana renga amaso y'abagukomeretsa ukomeze urebe kwizaguhemba mu by'ukuri ibi bikomere kandi ndabizi ko tubivuga abantu benshi bahuye nabyo ariko hari amagambo Yobu yavuze ntekereza turimo tusa n'abagenda tugana ku musozo Yobu yaravuze ngo bari ba Elifazi ba Birudadi bamukomeretsa yaravuze ngo nge sinabemera ko muvuze ibitunganye bamushinja ibyaha kura ko nge ntabyo nyiyumvamo hari indi jambo yavuze ngo Imana
kugeza ubwo nzapfa sinzikura kuba inyangamugayo. Mwe muvuga ko ntariyo ariko Imana irabizi ko ndiyo. Hari n'ijambo yavuze ngo nzapfana ibyiringiro. Abantu bo mu bikomere babwira uburyo bagomba gupfana ibyiringiro. Ubundi ibi bikomere banza umenye hariya aba bantu bashobora kuba bankomeretsa nabo ari abakozi ari intumwa zima. Imana yarabemereye ko bamfataho ijambo, ariko bakaba biteguye aba bantu bajye babika n'imbaraga bazakoresha. Imana yaratabaye umuntu bakomeretse, sibyo? Aba bantu bajye bazigama imbaraga bazakoresha mu gihe wa muntu bakomerekeje atabawe, bajye bazibika kuko aratabarwa. Urabona Yobu kugira ngo agire gutya akomeretswe n'aba bantu b'inshuti z'amagara, atinyuka avuga ati yewe kugeza ubwo nzapfa, hari ibintu ntazikuraho, hari ibyiringiro yari afite, hari ukwizera yari afite, hari iyo yari yaramenye itamwemerera ko aba bantu bamukomeretsa bamushyiramo speed gavana igabanya umuvuduko afite, ahubwo ongera umuvuduko kuri ibi bikomere byo mu rusengero. Reka mvuga ko abantu bamaze igihe mu idini, abantu bamaze igihe mu idini nabo bafite uburyo bakomeretsa abantu baje vuba mu idini, cyangwa se babasanzemo. Kusanga umuntu mu idini wafatishije Mana nyagasani wumva akazi. Uyu muntu umaze igihe mu idini ntatinya no guhangara umupasiteri ushe, ahubwo atumva hano hano gahunda zimeze gutya, bazigira nk'izanditse nkaho ziri bazikura ahantu navuze. Hano umupasiteri ahavuye yabigenzaga gutya na gutya. Hano twebwe dukunda ibintu bimeze gutya na gutya, kubera ko amaze igihe mu idini yafatishije ndafite n'akantu ku ikofe. Umupasiteri aje akennye, aje abizi ko abantu ari washamyaka, ari yeranje agendere muri ritime yabo. Nyamara uyu mupasiteri nawe nagira imbaraga zirenze bashamyaka, zirenze ibi bikomere by'abasanze mu idini. Uri umushumba ufite ubundi hari n'amavuta ugomba gukoreramo ku buryo umuntu umaze igihe mu idini atakumenyera we. Hari amavuta ugomba gukoreramo ku buryo utakwishinga umuntu ngo yaje kera se yakoze iki. Ubundi yaje kera nerekana icyo yakoze, hanyuma baje vuba hari ibintu bakoze bifatika. Wigendera munsi y'ukwaha k'umuntu waje kera ngo hari ibintu yakoze utakoze, nawe hari ibyo wakoze nuko bitaraboneka igitabo byandikwamo cyane. Urumva aba bantu nabo ndabwira aba bantu bari gukomeretswa n'abamaze igihe mu idini bihangane, kuko nubwo arimo mukomeretsa iri dini si rye siwe warishinze, rifite nyiraryo, iri toro rifite nyiraryo ari we Kristo, uzarishumba neza akarigeza mu ijuru. Nuko umaze igihe aho hantu. Jewe umuntu yigeze kumbwira musanze ahantu hamaze igihe yarafatishije, ambwira ati mva madahinda gake, natwe twashe duhinda gutyo turahora. Urumva abantu bahinda bakanahora ntubatindeho. Ese umuntu uhinda ubundi umuntu watinze akanahora, uyu muntu kubwira ko amaze igihe utarabona avuga ati wine mwumva uko ivuze. Uyu muntu watinze utarabona afatiye no kugiturisha utamubona ku cya 10, ubundi jya ubanzure umuntu umaze igihe akora iki, ubundi ashoboye iki, ashoboye kuzimya. Oya kuzimya wikwemera ko uyu muntu agukomeretsa ngo nuko amaze igihe aha hantu. Gira imbaraga yose navuze ngo nimutagira ukwizera kurenza uko abanditsi nuko abafarisayo, ntabwo muzagera mu ijuru. Arakoze cyane, turimo turagenda tugana ku musozo nubwo biracyaryoshye, nabize abifite ibintu byinshi byo kutubwira byo gukomeza abantu baba bahari bakomerekejwe nabo babana, bakomerekejwe hari n'abapasiteri bakomeretswa nabo bayobora. Ibikomere ni byinshi mu rusengero, ariko turimo tugana ku musozo, urimo naza kubasabira imbaraga kugira ngo bakomere. Gira nk'ubundi butumwa babaha kugira ngo dusoze bafite ubutumwa bakire kubabona bafite ibikomere bitandukanye. Uza wambaye akenda kamwe ari kugira ngo reka mvuge kuri bandakorwaho aribo ba pasiteri, kuko kubavugaho ngo tuba turengereye, ariko bihangane tubavuge abakuriye. Reka masi tuvuga abakuriye, abayoboye abandi, tureke kuvuga amatitiri, reka tuvuga abayoboye abandi. Kuri aba bantu bayoboye abandi nabo bafite uburyo bakomeretsa abantu intama. Jewe hari umubyeyi umwe wigeze kumbwira ati nagiye kwaturira pasiteri ko ndomusambanye, akajya mbaza ati ubwo subikora uti, ati musobanurira uburyo bansambanya, ati birangira nanjye nsambanije. Yaragiye kumwaturira. Uwo muntu ntafite igikomere,
uyu muntu iyo abona umupasiteri abutanga gaburo ayobora agira gutera mukora icyo cyaha ntabana n'igikomere. Abantu nabo bahura na bene ibi bikomere bihangane, hakari n'abahura n'ibikomere byo gutuburirwa. Umuntu n'umuyobozi wawe umusanze muri birati kugira ngo nkweze mbega zana ituro ngukure imikoshi n'imikasiro, zana igitambo, genda uza akagutegeka n'icyo uzana, ukajya kuraza abantu ubusa nk'inshuro 3 ukamuhereza amafaranga. Uwo nabana n'igikomere. Iryo turo ryavuye ku mutima cyangwa n'iryo ku ngufu, ni igikomere. Aba bantu rero bafite ibi bikomere batewe n'abayobozi, ndababwiye ngo nimukomere, kandi n'aba bantu bahagurukiye gukomeretsa abandi. Nabwo namwe mwese nababwira ngo nimukomere, ahubwo nimusigeho. Ahubwo mwiranje mushaka imbaraga muzakoresha nyuma yo mwakomerekeje namara gutabarwa. Imana ibaho umugisha mwinshi. Murakoze abari badukurikiye, yari Karumeli TV mwaganiraga ku bikomere, kandi rwose Imana ibakomeze. Abantu mwese mwakomeretse, Imana ibahanganishe, muhumure. Imana yo mu ijuru niyo yomora abantu bagize gute bakomeretsa, bakomerekeye mu ngo zanyu, bakomerekejwe n'abana, imiryango, inshuti, abavandimwe, ugakomeretswa n'umuntu utatekerezaga ko yagukomeretsa. Wari ufitiye ibyiringiro, wari ufitiye urukundo, ukabona niwe ugukomerekeje. Twagira ngo tubabwire ngo mwihangane, kandi nibihangana bazageraho Imana ishaka ko bazagera. Iyo wihanganye ugeraho Imana ishaka kugira gute ugera. Iyo yarihanganye ageraho Imana ishaka ko agera. Yosefu arihangana, yihangana bene se, ariko ageraho Imana ishaka ko agira gute agera. Bihangane rero bazageraho Imana ishaka ko bagera. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha.